Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye iyamuremye Isa. Shuti bavandimwe, amahoro y'Imana abane namwe. Turagarutse kugira ngo twongere tugirane ikiganiro, ariko ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro ngira ngo utagenda udagiteze amatwi. Ahangaha ni ikiganiro cy'intumwa y'Imana yagiranye n'abasangirangendo be. Ahangaha umusangirangendo Abi Hurayra, Imana imuhe amahoro n'imigisha, yaratubwiye ngo yumvise intumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuhe amahoro n'imigisha, ivuga iti muzi umunyagihombo wari we? Abasangirangendo barasubiza bati ya Rasulullah, yewe ntumwa y'Imana, umunyagihombo turamuzi. Arababwira ati se niba nde? Baravuga bati umunyagihombo ni wa wundi wari ufite amafaranga menshi yarangiza akamushirana, akaba afite miliyoni nyinshi zikamushirana, akaba afite amamiliyari menshi akamushirana. Uwo niwe munyagihombo. Ati undi muntu wa kabiri umunyagihombo, yewe ntumwa y'Imana, ni wa wundi yari afite imitungo myinshi, yari afite amazu menshi, yari afite ihene nyinshi, yari afite inka nyinshi, yarangiza ibyo bintu umutungo ukamushirana. Nguwo umunyagihombo, yewe ntumwa y'Imana. Intumwa y'Imana iti oya, isubira amatoya, umunyagihombo wo mu muryango wanje ni wa wundi uzaza ku munsi w'imperuka, yarasengaga 5 ku munsi, yarasengaga, yarasibaga, yakoraga amasengesho, agasiba igisibo, akiyiriza kubera Imana, agatanga kubera Imana, gafasha abakene, abapfakazi n'indushi. Ariko akaza ku munsi w'imperuka yaratutse runaka. Anje kutubwira umunyagihombo ari we yaratutse runaka. Mu mudugudu warabazengereje, muri karitsiye warazizengereje, hora utuka abantu. Nguwo umunyagihombo wa mbere. Uwa kabiri, wa wundi ubeshyera abantu. Wallahi utunzwe no kubeshyera abantu. Ibyo kurya no kubeshyera abantu kugira ngo wirire imitungo y'abantu uri kubeshyera. Runaka yanteye inda, runaka namuhaye amafaranga, runaka urimo urabeshyira abantu kugira ngo umuntu bamukure mu kazi. Ese niba mukura mu kazi urasigara umeze uteye muvandimwe? Kubeshyira abantu cyakwaritse mu mutwe. Atangiye kutubwira ngo uwo munyagihombo wa wundi wabeshyira abantu, yarangiza wa wundi wakubitaga abantu. Ngo uwo muntu rero ngo ku munsi w'imperuka azaza Allah subhanahu wa ta'ala. Undi muntu rero w'umunyagihombo gikomeye cyane, wa wundi wamenya amaraso. Muntu n'umuvandimwe wawe, twese twakomotse kuri mwene Adamu. Nta mpamvu hari nimwe yo kwirahira ukica umuntu. Muri Islamu ni haramu kwica umuntu, ndetse no mu bandi bantu ntabwo ari byiza kuba wakwica umuntu. Ubu ukoze icyaha gikomeye ndengakamere, ukamena amaraso, uri mu gihombo. Ngo umuntu rero ngo ku munsi w'imperuka bazafata bya byiza wowe wakoze wahohoteye abo bantu, ibyo byiza babigabanye ba bantu wagiye ubahohotera. Ngibyiza nibigushirana bazafata ibibi by'aba bantu wahohoteye babiguhe, babigushyireho. Nibamara kubigushiraho, nta kindi Imana izategeka bamarayika kugufata wowe bakujugunye mu mwobo, cyangwa se bakujugunye mu muriro utazima. Icyo gihe uzaba ari munsi y'indiba y'umuriro wa Jahannam. Dusaba rero bavandimwe b'Isilamu, namwe mutari abayisilamu, mutureba mukunda ibyishisho byacu, ko bigomba kubikora commentaire, mugasharinga, kugira ngo tuzaze tubana mu kindi gice kigiye gukurikira. Amahoro y'Imana abane namwe. Turabasaba rero ko mwadufasha muri gahunda z'ibitekerezo byanyu, mureba iyo nimero raho ngaho kuri screen, muduha ibitekerezo, mukora commentaire, mukora share, ndetse mutibagiwe na subscribe, kugira ngo iyi video igere ku bantu bose. Turabakunda cyane, tubararikira ikindi gice cya kabiri kizakurikira izi nyigisho. Turabakunda cyane inshallah ta'ala.